Amahoro y'Imana kuri mwe mwese mukomeje kudukurikiraho muri hirya no hino mu gihugu ndetse n'abandi bahereye ku migabane itandukanye. Tuguha ikaze kandi mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi nk'uko mumaze kubimenyera, njye ni Byiringiro Octave. Ikiganiro ni Beyond the Bible, aha turi ni ku mateka na Bibiliya. Mu kiganiro Beyond the Bible turebera hamwe amateka ya Gikristo adakunze kuvuga mu buryo busanzwe muri Bibiliya, kandi ugasanga afite aho ahuriye n'ibikorwa n'imyemerere mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uyu munsi wa none tugiye kurebera hamwe inkuru yihariye, inkuru itavugwaho rumwe, inkuru y'abakobwa ba mbere babayeho ku isi, abakobwa ba Adamu na Eva. Akenshi iyo tuvuga ku rubyaro rwa Adamu dutekereza kuri Kayini, Abeli cyangwa se Seti. Ariko se kuki havugwa abahungu gusa? Ese abakobwa bo bari he? Ni bande? Bakoze iki mu mateka y'inyoko muntu? Muri iki kiganiro turibanda ku bakobwa ba Adamu na Eva, abari bo, umubare wabo n'amateka yabo. Turaza kwifashisha inkuru ziri mu bitabo bitandukanye nk'igitabo cya Yubile cyangwa Book of Jubilee, Bibiliya ndetse n'ibindi bitabo bya kera. Mwibutse ko niba utarakanda subscribe bigukundiye wayikora kugira ngo ubashe kujya ukurikirana ibiganiro byacu mu bambere. Ushobora kandi kudusangiza igitekerezo cyawe ndetse byagukundira ukohereza ubutumwa inshuti n'abavandimwe. Ikindi kandi iki kiganiro ushobora kugikurikirana ku zindi platform nka Spotify, Apple Podcast ndetse n'ahandi. Niba aribwo bwa mbere ugitangira kubana natwe, nizere ko uzanogerwa na gahunda tubagezaho umunsi ku wundi. Niba kandi usanzwe ukurikirana ibiganiro byacu, unyemerere nkushimire kubw'umwanya wawe. Dushingiye ku nkuru ya Bibiliya ivuga mu Itangiriro igice cya 5 umurongo wa 4 kugera ku wa 5, iyi nkuru iragira iti: amaze kubyara Seti, Adamu arongera amara imyaka 800, ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Adamu yaramye ni imyaka 930, nuko arapfa. Adamu yamaze imyaka 800 abyara abandi bahungu n'abakobwa. Iyo ugereranyije igice cya 5 n'icya 4 mu gitabo cy'Itangiriro, tubona ko biri itanditswe hakurikijwe igihe ibintu byabereye, ahubwo yanditswe ishingiye ku kamaro n'uruhare rw'ibikorwa mu nkuru. Urugero nuko mu gice cya 4 havugwamo ubukwe bwa Kayini, ariko abana b'abakobwa ba Adamu na Eva bagatangira kuvuga mu gice cya 5. Twibutse ko abo bantu bavugwa ari bo bantu ba mbere ku isi kandi ko nta bandi bariho. Ubwo rero uburyo bwonyine bwariho bwo kororoka nuko abana ba Adamu na Eva bashakana hagati yabo. Ibi bishobora gusobanura ko Kayini yashatse mushiki we mu gice cya 4. Dushingiye kuri ibi, igitekerezo cyumvikana nuko Adamu na Eva batabyaye gusa Abeli na Kayini, ahubwo babyaye n'abandi bana benshi, abahungu n'abakobwa bagashakana hagati yabo kugira ngo isi itangire kororoka. Birumvikana ko gushakana hagati y'abavandimwe bidahura n'inyigisho z'ijambo ry'Imana cyangwa amahame ya Gikristo muri rusange. Ariko icyo gihe nk'uko biri bivuga, abo bantu ba mbere bari bataragira uburyo bwo kwirinda ibyo bintu kuko bari bonyine ku isi. Ikindi kiboneka nuko abagore bashakanye na Kayini cyangwa Abeli bavugwa nk'aho ari abantu bazanywe mu nkuru batunguranye, nk'aho nta sano bari bafitanye n'abo bahungu. Ariko iyo utekereje, birashoboka ko umwanditsi w'iyo nkuru yashakaga guhisha ko aba bagore bari bashiki babo, kuko iyo nkuru ishobora kuba yaratindaga kwemera ko kororoka kw'abantu byaturutse ku mibanire hagati y'abavandimwe. Ibintu byafatwaga nk'icyasha, nyamara abantu bakwiye gusobanukirwa ko icyo gihe ari byo byashobokaga gusa kugira ngo abantu bororoke ku isi. Hari abahanga mu by'iyobokamana bavuga ko Adamu na Eva babyaye abana benshi cyane ku buryo byasaba inzu y'ibitabo yose kugira ngo usobanure ubuzima bwa buri mwana. Dukeneye kumva ko muri iyo myaka ibarirwa muri 800 cyangwa 900 barimo, bari bafite umwanya uhagije wo kubyara, kandi icyo gihe nta zindi nshingano bari bafite ziruta inshingano yo kubaka umuryango no kororoka. Nubwo amazina y'abo bakobwa atavuzwe muri Bibiliya, hari ibindi bitabo bya kera bivuga amazina amwe y'abo bakobwa nk'uko imigenzo ya kera y'Abayahudi bivuga. Igitabo cyitwa Jubilee, kimwe mu bitabo bitashyizwe muri Bibiliya, kidufasha kumenya amazina amwe y'abakobwa ba Adamu, nk'uwitwa Avan wari umugore wa Kayini na Azura wari umugore wa Seti. Mu busanzwe igitabo cya Jubilee ni igisobanuro kinini cy'igitabo cy'Itangiriro ndetse n'igitabo cyo Kuva, cyanditswe mu buryo bw'ibyahishuwe bivuga ko byahishuriwe Mose ku musozi Sinayi n'umumarayika. Kigabanyijemo ibice bishingiye ku myaka y'ubwuzu, ni ukuvuga buri myaka 49. Kirimo inkuru zivuga ku kuremwa kw'isi, ijuru, Adamu na Eva, Aburahamu, Yakobo ndetse n'abandi. Ibindi dusanga muri iki gitabo harimo ibyaha by'abamarayika n'abana b'abantu, bisobanura uko abamarayika bamanutse bakagira umubano wihariye n'abagore bo ku isi, bakabyara ibiremwa bifite imbaraga, nuko ibyo byateye umwuzure wo mu gihe cya Nowa. Gusa iby'iki gitabo si byo nshaka ko tugarukaho, nibidukundana nacyo tuzakigarukaho mu biganiro byacu. Dukomeje kubijyanye na Adamu na Eva.
Imizingo ya kera ivuga ko umukobwa wabo w'imfura yitwaga Avan. Mu rurimi rw'igiheburayo cya kera, izina Avan risobanura imbaraga cyangwa se ikibi. Yari umugore ndetse akaba na mushiki wa Kayini. Nk'uko igitabo cya Yubile kibivuga, Avan yabyaye abana ba Kayini, umwe muri bo yitwa Enoch. Kayini yamwubakiye umujyi wita Enoch nk'uko Bibiliya bivuga, ariko hari izindi nyandiko nka Cave of Treasures zivuga ko Avan yitwaga Kelima. Hakaba hari n'ibindi bitabo bimwita Luluwa. Ibi bigaragaza uburyo amazina yahindukaga bitewe n'imico, indimi ndetse n'ibihe bitandukanye. Gusa nanone nubwo bitavugwaho rumwe, hari bimwe mu bitabo byo mu migenzo ya Kiyahudi ivuga ko Adamu na Eva babyaye abahungu 33 ndetse n'abakobwa 23. Ibi bivugwa mu gitabo cya Seder Hadorot, igitabo gikubiyemo amateka y'ibihe kuva ku kuremwa kw'isi kugeza ku bihe by'Abayahudi. Nubwo Bibiliya itatubwira mu buryo burambuye, Abayahudi ba kera basobanuriye imibare bashingiye ku nyigisho z'ubwenge n'imibare yo mu buryo bwa kibalistike cyangwa ibizwi nk'inyigisho za Kabbalah. Hari ibitabo bivuga ko buri mwana w'umuhungu yabyarwaga yabaga afite na mushiki we bavukanaga, kandi ko bashyingiranwaga mu buryo bwo guhinduranya. Umuhungu umwe agashaka mushiki wa mugenzi we kugira ngo hatabaho gushakana n'uwuvukana nawe. Ariko Kayini yanze guhinduranya na Abeli, asaba gushakana n'uwari mushiki we bwite, ari we Avan cyangwa Luluwa. Bamwe bakemeza ko ibyo bishobora kuba ari byo byatangiye kuzamura umwuka utari mwiza hagati ya Kayini na Abeli. Umukobwa wa kabiri wa Adamu na Eva yitwaga Azura. Azura yari umugore wa Seti, umuhungu wa gatatu wa Adamu na Eva, wavutse nyuma y'urupfu rwa Abeli. Izina Seti risobanura gusimbura cyangwa kwishyura. Adamu na Eva bamufashe nk'uje gusimbura Abeli wari warishwe na Kayini. Seti yabaye intungane kandi niwe wabyaye abemera Imana kugera kuri Nowa. Seti na Azura bagize uruhare runini mu nkomoko y'abantu bubaha Imana. Igishimishije, igitabo cya Yubile kivuga ko Azura yari umugore wa Abeli mbere y'uko yicwa, hanyuma agashingirwa na Seti. Yavutse mu cyumweru cya gatandatu cya Yubile ya 4, ashyingirwa Seti mu cyumweru cya gatanu cya Yubile ya 5, maze mu mwaka wa 4 w'icyumweru cya gatandatu abyara umuhungu amwita Enosh. Enosh nawe amaze gukura yashakanye na mushiki we Ginom, nawe wari umukobwa wa Seti na Azura. Enosh azwi nk'umuntu w'intungane wagize uruhare mu gutangiza umurimo wo gusenga Imana. Itangiriro igice cya 26 haravuga ngo icyo gihe abantu batangiye kwambaza izina ry'Uwiteka. Ni ikimenyetso ko Enosh ari we watangiye gukangurira abantu gusenga. Bityo nk'uko imigenzo ya kera ibivuga, Kayini yashakanye na mushiki we Avan cyangwa se Kelima. Seti nawe ashakana na Zura. Ushobora kwibaza umubare w'abana Adamu na Eva babyaye. Bibiliya ivuga ko yabayeho imyaka myinshi kandi yabyaye abana benshi. Adamu yamaze imyaka 800 abyara nyuma ya Seti. Mu gihe tugezemo, umugore uzwiho kubyara abana benshi ni Valentina Valensilev wavukiye mu Burusiya. Yabyaye abana 69, harimo impanga 16, impanga 7 nubwo hari abandi bagore babyaye abana 50 cyangwa se 60 niwe wanditswe mu mateka. Ariko Eva yabarwa nk'umugore wabyaye kurusha abandi bose. Niba yarabyaye imyaka irenga 800 agapfa afite imyaka 930, bityo hashobora kuba harabayeho abana benshi amagana nk'uko bitangazwa mu migenzo ya kera. Itangiriro igice cya 6 umurongo wa 1 rivuga ko abantu bagiye biyongera ku isi, havuga abakobwa benshi b'uburanga. Icy'ingenzi kitavugwa kenshi ni uko abana ba Adamu na Eva, abahungu n'abakobwa bose bari bafite inkomoko zitandukanye bitewe n'uko Adamu na Eva bari bafite imiterere y'amaraso atandukanye. Ibi byatumye habaho ubwoko bwinshi butandukanye, ariko bwose bukomoka kuri Adamu na Eva. Ubushakashatsi bwa ADN bwerekanye ko abantu bose b'isi bakomoka ku mugore umwe. Ibintu bishimangira igitekerezo cya Bibiliya ko twese dukomoka kuri Adamu na Eva. Ibi bisobanura uburyo nubwo abantu bafite amoko n'indimi zitandukanye, bose ari bamwe ku nkomoko n'umuryango. Mu mico myinshi ya kera harimo Abagiriki, Abasumeri n'Abanyamisiri. Harimo imyumvire ko abana b'abakobwa ba Adamu aribo bashinze imiryango n'imico y'abaturage bo hambere. Bityo bamwe mu banditsi b'igihe gishize bagiranye abakobwa ba Adamu na Eva nk'abahagarariye imigabane cyangwa amoko y'abantu. Nyuma y'ibi byose ushobora kwibaza uti, ni iyihe mpamvu abakobwa ba Adamu na Eva batavuzwe mu buryo burambuye muri Bibiliya? Ikintu cya mbere yari imiterere y'inyandiko za Bibiliya n'umuco w'igihe yandikiwemo. Bibiliya yanditswe mu mico y'Abayahudi ba kera n'Abanyababuloni. Icyo gihe abagabo nibo babarwaga mu mateka n'imiryango kuko ari bo basiganaga amazina y'imiryango. Abagore bari mu rugo kandi bafite akazi kahishwe, si bo bavugwaga mu mateka nk'abagabo. Abanditsi ba mbere ba Bibiliya nk'abanditsi b'Itangiriro bari bafite intego yo gukurikirana inkomoko y'abayobozi n'abahanuzi, si amateka y'abantu bose. Niyo mpamvu usanga bavuza Abeli, Kayini na Seti, ariko ntibavuga amazina y'abakobwa ba Adamu na Eva. Indi mpamvu ya kabiri yari intego ya Bibiliya, gukurikirana umurongo w'isezerano. Bibiliya ntiyanditswe nk'igitabo cy'amateka yose y'abantu, ahubwo ni igitabo cy'isezerano ry'Imana n'abantu. Intego nyamukuru y'inkuru ya Adamu ni ukwerekana uko icyaha cyinjiye mu isi,
umurongo w'abakomotse ku bantu Imana yakomeje gukoresha kugeza kuri Yesu Kristo, Seti, Enosh, gukomeza ukagera kuri Nowa ndetse kuzageza no kuri Aburahamu n'abandi. Bityo abagore batari mu murongo w'isezerano cyangwa abakobwa batagize uruhare rukomeye mu nkuru y'agakiza ntibashyizwe mu nyandiko. Indi mpamvu ya gatatu yari itegeko ry'umuco, gutinya kuvuga imibanire y'abavandimwe, gukomeza kwandika birambuye ko bashakanye n'abo bavukana byari bihabanye n'umuco wa nyuma Bibiliya yandikiweho. Nubwo icyo gihe cyose byari ibisanzwe, abanditsi ba Bibiliya bashobora kuba barabihishe cyangwa bakabivuga mu magambo make cyane, kuko mu gihe cya Mose gushakana n'umuvandimwe byari bibujijwe. Mwakoze kubana natwe, yari Byiringiro Octave. Ikiganiro ni Beyond the Bible, naho ubutaha. Shalom shalom.